pasi ya boye na monate balobi na lekisa bebe nanga na bota bongana koma moto ya mbongo sheri yo kabolingo rikusubuko kumana wamfashije nanjye gakaritinga cano yanjye ndi umwana w'imasisi wacu nyara hakurya muri Kongo ndi umuhungu wa Gisegeti urumva ndi umusoro ndi umuhungu wa Kabila kuki wacu ni muri Zaire ndi umuhungu wa Mobutu ndi byose turacyakeneye kurya ibirayi turacyakeneye kurya umuceri akawunga bana barusiya batuba bareba kudukura ku biryo rwose nanone ndabasohoje ni Kigeli hano ni Kuruyenzi TV nkuko nagiye mbibasezeranya rero abasitari twagiye tubana nabo mu minsi ishize na n'ubu turacyari kubana nabo uyu munsi rero tugiye kwakira undi musitari kandi arakunzwe hano mu Rwanda arazwi azwi mu bintu byinshi tugiye gutangira kugira ngo abibwire nawe mubanze mu mwumve bimeze bite bimeze neza cyane abasanzwe munzi muranzi so umuntu ureba YouTube ureba social media ndumva nta muntu utanzi ndi superstar ya Kamwana aka Mobimba ndabashimiye cyane ku butumire mwantumiye Kuruyenzi TV nibwo bwa mbere nagera Kuruyenzi TV yaka turakwakiriye Kuruyenzi TV hari abantu birya ngewe iyi social media nyimazemo hafi imyaka 3 ariko abantu birya bikunda kurusha abandi akumva ko yakora wenyine abandi ntibakore ariko baje bamenya yuko nabo batangiriye hasi ku muntu utazi yaka wenda andi mazina yawe cyangwa se undi muntu ushaka kumenya irindi zina ryawe wabibwira ntarebe ngiye banyita Gasore Pacifique ndi umwana w'imasisi wacu nyara hakurya muri Kongo ndi umuhungu wa Gisegeti urumva ndi umusoro ndi umuhungu wa Kabila kuki wacu ni muri Zaire ndi umuhungu wa Mobutu ndi byose muri Kongo yaka tube turekeho gatoya nta kuntu waba uri umuhungu wa Kabila ntaringara banze kubite ku karengara twumve pasi ya boye na monate balobi na lekisa bebe nanga na bota bongana koma moto ya mbongo sheri yo kabolingo Yakamwana nkuko rero nakomeje mbibabwira uyu ni Yakamwana aramenyerewe cyane hano ariko cyane cyane amenyerewe muri filime nyarwanda ari gukora muri Gatarina ni kwa Boss Asia niba ntibeshye maboje uyu munsi bimeze gute muri sinema mu byo muri gukora mbo sinema Gatarina ni filime Gatarina by Mutoni Asia filime rakomeje neje bundi mabuja yafashe igihembo cya filime abafite aba subscribe 100 yafasha award yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa award zituruka United States ubu mabuja rwose award yarayimanitse muri salo rwose tuba turi kuyireba tukavuga ati rwose mabuja umuti warakozwe filime yacu iri muri filime zikomeye mu Rwanda filime Gatarina by Mutoni Asia ni filime izwi kabisa mu Rwanda Gatarina kandi na n'uyu munsi turacyayikomeza nejo dufite shoot nuko mabuja afite akazi kenshi muri iyi minsi niyo mpamvu tutari gushutinga cyane ariko ejo turakora ariko yabaye n'umuhanzi mabuja yabaye n'umuhanzi ejo bundi yabakubitiyeho umuzigo kabisa kirimbo kimeze neza cyane cya mabuja iya ndirimbo ye ntago waririmba akantu gato cyangwa ntago yeze mbo ntago nyizi kuko njye ntago ndi umuhanzi mabuja niwe muhanzi ariko nanjye na promotinga nyinjira mu bintu by'ubuhanzi mabuja nyine zabari gukomeza kunzamura nyine muri sinema nyarwanda ahantu duhuriye ko nakugiye nkubonana n'abakobwa n'ibiki ahantu duhuriye wari kujyaho wari uvuye mu biki yakavugisha ukuri ngewe no kuvuga ngeyo nizi hano Kacyiru za Kabagari banje kwishakira indaya kuko hano haba indaya za make hano mu Kabagari haba indaya za make 1,000 500 200 kuko nyine ntabwo ngifite babandi basenyisa ngo urangaruza 100 ry'infege oya byibuze nk'ano mu Kabagari haba hari nk'ab'igihumbi abike 200 uje mu buraya kwera izuba oya hari gemba numva nyine nkumbuye nanjye kurya kuri iriya nyama namba nikase hano mu Kabagari nuko dukubitanye nyine nawe ufite YouTube channel ya Kuruyenzi TV kambwira dukorane interview naho nanje kwishakira beach hano ahubwo yakawakijijwe ko wakijijwe kareka indaya
gukizwa se ni igihe kitaragera ariko igihe nikigera bizaza tu. Nta gihe abantu badakizwa, nta gihe abantu batakira Yesu. Wowe ubu ngo urabona uzaguma muri ibi koko? Ntabwo rero nzaguma muri ibi, hari igihe kizagera nanjye nkizwe, njye mu rusengero, njye mu itorero, nanjye n'ubuhamya ndababwira ibyo nanyuzemo, ibibazo nagiye nyuramo bikomeye, Imana ikankiza, ibikwazo nagiye mpura nabyo Imana ikandokora, ntanga ubuhamya mve mu byaha. Yaka mperuka ku yandi macano kwa Bayago, kwa Manibu, ufite urugendo rwo kujya muri Amerika. Urugendo rwahereye he? Bimeze bite? Mbo urugendo rwo rwaje guhagarara, urwahagaze wasinze, nicyo nzi ko byari cyo cyakubuje kugenda. Uyu munsi bivuga ngo gusinda nicyo kintu cyatumye urugendo ruhagarara, ko narasinze ndarwana, maze kurwana dosiye barayihagarika, bavuga ko nkoresha ibiyobyabwenge. Ubu bampima buri mezi 3, ubu bamaze kumpima amezi 6, ubu bari kubura kumpima mu kwa 4 no mu kwa 7 gahita ncaho. Nibasanga ari negative no guhita ntegereza rendezvous yo gufata rutema ikirere nerekeza aho bita Kansas Mississippi City. Ubuse wizeye ko bazasanga ari negative? Bazasanga ari negative kabisa, kuko bamaze kumpima inshuro 2 biri kuba negative. Iyo bibaye positive baba gusanzemo alcohol, iyo bibaye negative aba ari sawa. Bivuze ngo ubu nta gacupa bafata? Ubu agacupa ntagafata, ariko igihe nikigera cyo kumpima nshobora kumara nk'iminsi 3 nta gacupa ndi gusoma, ndi kunywa amazi menshi n'ikivuguto cyinshi. Ubu bivuze ngo mukanya nta kabuza urakomeza nyine kujya gushaka ibyo ugiye gushaka? Oya, buriya namaze kuva muri mood. Iyo namaze kubyisetingamo ko ngiye guhiga ikimara amafaranga, nkabamuye n'ikindi kintu kinstressa nk'ubu ngubu unkuye muri mood, buriya byarangiye. Nkuko rero mwakomeje kubibona, uyu ni Yaka, turamumenyereye cyane. Yaka, uru ni Uruyenzi TV. Bwira abantu bakore subscribers kuri Uruyenzi TV, ubundi dukomeze dutwike nk'abandi bose. Ebana Uruyenzi TV, inshuti bavandimwe, mukore subscribe, comment, bibuka gukanda kunzogera ku ruhande kugira ngo ujye gukomeza gukurikira ibiganiro bitandukanye by'Uruyenzi TV. So turabakunda cyane n'abafanazi banjye bose, aba diaspora by'umwihariko, ariko ntabwo mperuka kundemera mwana ko mwankuye amaboko. Dusaba n'Imana idufashe irantambara iri kubera muri Ukraine y'Uburusiya bwateje muri Ukraine. Ebana Imana itoberera ntambara ihagarake, turacyakeneye kurya ibirayi, turacyakeneye kurya umuceri, akawunga. Ebana Abarusiya batubabare bari kudukura ku biryo rwose. Nkuko rero nagiye mbibabwira, uru ni Uruyenzi TV. Twari kumwe na Yakamwana, nandi mazina menshi ajya yita murabizi. Yakamwana ni izina ry'ubustari, amazina yanjye nyakuri banyita Gasore Pacifique aka Mubimba from Masisi Nyabyundo. Nawe aba yagiye akora byinshi kugira ngo agire uruhare mu kudufasha kuri byinshi tuba turi gukora. Yakareka tugushimire cyane. Murakoze cyane, ndishimye cyane kumenyana n'Uruyenzi TV. Igihe cyose muzajya munyenera turi kumwe, watugeda ciao brara. Nkuko rero yari kubivuga, uru ni Uruyenzi TV. Jya kuri YouTube channel yacu ukande subscribe, like ndetse na share, ubundi ujye kunzogera kugira ngo ibiganiro byose dukoze ujye uhita ubibona ako kanya. Turabashimira rero mwebwe twabanye uyu munsi, nakagaruka. Murakoze cyane.